Rayon Sport itishimye namba ivuga yuko Abdul rwose ikarita ya Richard ngo yaje ifite mu mufuka Ruvuyanga ibintu bivugaho iki niko ni ibintu byoroshye rega burya amategeko akurikizwa se ntibabizi utishimiye imyanzuro y'abasifuzi urandika urumva ariko Rayon se ko yakomeje ako se igihe cyo mbivugaho ubundi ikosa yari muhereyeho ryari ikosa ntiyangwa nsigari ryari ikosa umukinnyi kandagiye undi umusifuzi wakandagiye umuntu ikarita rero ikarita cyaka kwihorera ikarita ushatse wayitanga ku isegonda rya mbere cyangwa ku munota wa nyuma ikintu ko yaguha ikarita nta kintu wakoze ariko ikosa ryarabaye Richard akandagira umuntu we n'umusifuzi abigira Imana yakubiswe umugeri yakubise fumiko migeri yarayikubiswe ari uje ntiyariyo yarasa nayo ni fumiko migeri erega no hasi hari hano ngo uko wasobanuye fumiko migeri ngewe Abdul sinshobora kuvuga ngo kuki wahaye Richard ikarita ntabwo ibyo nawe mukondana ahubwo kuki utayihaye ahantu ahubwo ngewe atabaniye abareyo ni ahantu atatanze ikarita kuri Abedi bamukora ikosa rijyanye n'ikarita rwose cyo rero nicyo cyatumye atanga niyo ngiyo aho ngaho rwose ntabwo nemeranya na Abdul nubwo ntazi gusifura ariko hariya yari ikosa ibintu byose biragaragara barasesenguye baravuga bati amakuru yari ayafite bati amakarita uko ameze avuga bati nta Oscar ingingo yambwiye yuko yabyikanze se hari ingingo yarabyikanze aravuga ati ariko uyu muntu yitwa Abdul baduhaye nindamuka nahise muri Richard afite abiri ubu nta mukabo kirindi yibutsa Richard amwati Richard dore ufite amakarita abiri kandi hari amahirwe dufite wenda probably dushobora kugera finale ugerageze ukine Richard yarabyibukaga ko yafite yagiye mu kibuga bize bana noneho rero ka nkubwire yahamagaye umuntu nyuma ya match twari turi kumwe no muri Ferwafa Richard aramusuhuza mu giswahili twari kumwe mu modoka rwose aramubwira ati uze kundebera ati kuko ngewe ikarita nibuka ni ya polisi urumva ati niyo nibuka ati ngiye akaba yari ya kabiri barabimubwiye urumva nyuma ya match rwose turi kwigendera aba bakinyi rero nabo ikintu cyerekana ubunyamwuga buke nge naganiye na kibazo umukinyi utazi ko nabona ikarita ya gatatu ashaka kutabimenya ahubwo kuki yahamagaye Ferwafa kuki atabaje team manager hari ingingo team manager ibyo narabyanditse ni ikibazo Fidel rwose agomba kutabimubwira kuko aba yari n'umukinyi niwe kugeza ubu yabimenye match igiye kuba meilleur joueur wariyo wenda yabimenye match igiye kuba babimubwiye wenda asa nugize confusion nk'utabyibutse neza ariko hari ingingo yarayimubwiye aramwe atariko ntibikubuze gutanga ibyawe byose ngo ukine nk'umuntu wigengesera kuko nanone wigengesere tukavamo ni ikibazo so judgment ahiri cyane twegera mu by'igikombe suko utatanga ikarita no ku isegonda rya kabiri na penalty bayitanga bitewe n'ikosa bitewe n'uburemere bw'ikosa ahubwo ureba muri rya tegeko abasifuzi bagenderaho ritanditse ryitwa gukoresha inyurabwenge common sense gushyira mu gaciro ikosa ribereye hagati mu kibuga ku munota wa kabiri w'umukino utaratanga warning ugahita uzamura umuhondo usibye no kuba wenda tureka ibyo kuvuga ngo yarazi yuko probably wenda yakuzuza 3 nazakina finale uwo mukinnyi umukuye muri match kuko ugiye kumukinisha atari à l'aise ku munota wa kabiri ntabwo ari fair judgment international referee utatanze warning atari ikosa icyo twita amafote yayandi akomeye hari ikosa iberi rishobora kuza nk'ikipe kujya gutsinda igitego barabibona mu bantu bari muri county igaragara ni action yayindi akisera ubona icyo bita action itanga ikizere cy'igitego cyo bita doxo iri muri obvious goal scoring opportunity ari chance igaragara naho duel yo muri mediane abakinnyi ba Rayon Sport batandatu abakinnyi ba Gorilla batandatu baraho basurroundinze action kuba ni mu kibuga hagati umuntu agonganye n'undi bakubitanya amavi no ni ibintu byakiriwe neza cyane nge mbiganira na coach hari ingingo namubwiye ngo ikintu ugiye kumbwira ndi kucyumva mbere yo kukivuga ugiye kumbwira ikarita ya Richard batwicaye tamutamu arambwira ngo ariko rigane ngo mujye ndavuga ni icyo ugiye kumbwira ndakizi ni ikarita ya Richard ko n'abantu twari turi kumwe narabwiye umunota wa kabiri utanga warning sibyo hari ikintu nta kosa nta nikosa rindi ryari yabaye n'umunota wa kabiri niyo cyangera nko muri critique y'abasifuzi ukuntu Hakizimana na Sekebe ukuntu bakoze icyo bita critique bari abasifuzi bagira ibyo bita critique iyo match zarangiye bakora critique dore ngiye cyo bivugira kandi nindaho buriya nituza no kugera imbere abantu babyumve iteka ikintu cyitwa judgment zitari fair zafekta abantu bose reka ngo urugero
ntureba Richard ko yaremeye joueur wa Rayon Sport Cyane. ari umukinnyi mwiza twese duhurizaho ko Rwose. akomeye nta gusiba finale ya Peace Cup kuri we abantu bashobora kuvuga ngo APR yatsinze igatsinda Rayon ikanagenda ikanagitwara n'ibyo Richard atari nta mukinnyi mwenda umwe muri ekipe wavuga ngo ni igitangaza wenda n'ubundi bizitwa ko yatsinze Rayon ako mu by'ukuri twe nk'abantu baje kureba umupira haba hari inkingi ya mwamba itari ihari itaduhaye Lovre APR contre Lovre Rayon Sport ntituba twabonye igipimo kiri fair sibyo rero ni vice versa nje nanabivuga no mu gihe waha Dawuda karto itariyo ikamusibya match you see so iteka rero abasifuzi ukwiye kujya muri iyo angle irenze gufata icyemezo gusa ukanatekereza n'imikino yindi ukanatekereza ndaguha nk'urugero abanye Kamavinga kuri Champions League Paris Saint-Germain nuzi bakuramo Bayern Kamavinga akoze ikosa rya mbere bamuha ikarita y'umuhondo akora ikosa rya kabiri burya ntabwo umusifuzi yamuhaye umuhondo murabizi yakandagiye umukinnyi wa Bayern mu kibuga cya Bayern umusifuzi arasifura ariko ntiyamuha umuhondo Kamavinga ubwe niwe watrigarinze deuxième carton jaune Kamavinga ni nawe yarahawe warning ku ikosa rya kabiri we arangije aterura baro ibyo bita ku delaying umukino ahita akora ikosa rya kabiri risanga ryarinde amaze gukora ryo gukandagira umukino you see mu yandi magambo ikosa rya mbere yakoze bari muhereye warning ntibari muhera karito kugira ngo idete ibyara carton rouge you see arangije we aterura baro adelaying umukino wamara ku mwindi karito uzi icyo umusifuzi yabikoreraga sishyira ikipe muri position yo kuba yatsindwa umukino kuko ifite carton rouge ngo ibimbareho iyo niyo bita common sense uri kubona Axel kubera iki nibyo navuga kuri Richard ahantu akoreye ikosa ni mu kibuga cya Bayani ntabwo Bayani yari igiye gutsinda ngo mvuge ngo abujije uburyo bugaragara so ibi bintu rero nuko dora tubivuga abantu ntibabibone ariko utu twemezo duto abantu bita duto bagera mu kiza ashobora no kugaruka finale oya buretse utwo twemeza abantu bita duto uwo bita Daniel Sibati byumvikanye rigaga yasifuye match Arsenal na Paris Saint-Germain kimwe cya kabiri niwe bongeye baha finale ya Champions League iyo musifuzi ari umusiniya se ibyo byose birashoboka niwe mukinnyi usigaye mu Rwanda ukuze mu babonye badge kuva kera hari ikintu cyagiye cy'abantu bavuga ngo ntitukavuge ngo critique runaka ikintu kitarimo fairness mbaye mbivuze wenda umuntu azakinyicira ibe kuri rebe kuri APR ngiye ikintu cyitwa injustice cyane Gasogi na Gorira nibe Gasogi ibe Gorira ibete ikintu cyitwa injustice yari kubise narinze ko agiye gusohoka muri stade ni ikintu cyose kirimo ugiye ku mukino w'ejo ubwo bita Likau Pizzaro arayitera gatandatu sinshobora kugikontorora ngo mvuge reka nenze ngo ntawambe injustice nizo tukiriho n'ubundi zirakomeye tujye ku munsi w'ejo ejo habaye match ya nyuma kuri Bwaperi twayisoje kibutsa abantu ko finale ni tariki 20 n'ibindi byo kuvuga iragarukamo ariko kuri Peace Cup twayisoje Etincelle na Gorira tariki 22 bazakina umukino wo batana umwanya wa gatatu abantu bawibuka ntibajye bawibuka ariko ubu hari bazakina ubwo ya mbere zatwara miliyoni 12 iya kabiri 5 muri Peace Cup yego 12 iya kabiri 5 ya gatatu 3 zabaye 20 akse kuva ryari ushize babaye 20 yihese ni 20 imbumbe Peace Cup nicyo bavuga 12 kongera 5 17 kongera 3 ya gatatu 20 nuko babisobanura ariko ni make pe gikombe cy'amahoro waruzi ko iyambere izahabwa 20 nk'igihembo kareka ni make cyane nyine miliyoni 20 zagabanwa n'amakipe zigabanwa 3 iyambere 12 ya kabiri 5 ya gatatu 3 koreyo y'abagore niyo ndi kwibuka neza ko yahaye 20 kandi n'abagabo nizo baba ni miliyoni 20 ubwo batwunganire niyo makuru yanyuma ngiye mperu baba twungane nta kibazo neza nayo ni make still nayo ni make still nayo nagara amafaranga menshi ejo rero ari Hilal ya mbere indi mikino isigaye izakinwa na Hilal ngo yabatoye ya mbere yakinnye umukino wayo wa nyuma hano mu Rwanda isoza saison muri aba grand joueur nyine nibo mvuga nagaru wa nyuma nkunganiye bazagaruka bakine na Elimelek tuvuga ngo ubwo bazabuzuye buriya bagomba gukina na Elimelek ejo
ariko journée se nikomeza noneho barayimura ntibakina. nyine bimuye match bana Emelec kugira ngo bazakine bose baragarutse Hanyuma abo indi bakinnyi mikino. ba Emelec na ba Al Hilal ubwo bazabuzuye bo bazabuzuye so imikino yose rero ihagarara iyo bari basigaje iyo basigaje yindi uretse wa Emelec iyo barabapeti nibo bazakina nibyo navugaga kuri polisi ubwo rero bakinnye ku munsi w'ejo batsinda Gasogi ibitego 2-1 twabivuze Gasogi nyine na Kenisi ntabwo bishimiye penalty yahawe Al Hilal cyane nayo niho nogeza match gira umugisha yacenze abantu abageza muri box yiterera mu izamu none akubita poto baro iriho igaruka umukinnyi wabo rwose agiye gutsinda igitego ngo nogere faraza aramukurura shari penalty pe wekunda abo kubera ko bari mu kavuyo Kenesi ko batari bibonye neza rwose ku mashusho yaramukuye mu buza gutera mu izamu Samarabi abaraho Samu yarahagaze imbere yabo abaraho areba yari penalty clear so batsinze ibitego 2-1 rero match yagombaga kubaha igikombe bari banabibwiwe mbere bivuga yuko ngo babisabye kugira ngo babone ukuntu bajya muri Sudani gukinira area noza tournament yabo igena umuntu uzasohokira igihugu cya Sudani da playoffs so basabye Rwanda Premier League na Ferwafa ko bahabwa igikombe niba nyine baramutse banganyije cyangwa batsinze so babigezeho rero bahabwa igikombe mbere na mbere felicitation kuri Al Hilal ngiye impamvu nyishimira nyine yagaragaje ko ari ibyo nyine tugikeneye kwiga muri rusange nta numwe usize undi yuna Emelec batwetse yuko nyine hari ahantu twava hari n'ahantu twagera mu bijyanye no gutera imbere k'umupira wacu muri felicitation batwaye igikombe felicitation rero rwose bakibonye bakimerita mu mikino 31 bafite amanota 73 bazigamye ibitego 50 urumva kuntu bakwiye felicitation iri kubaha barakoze pe rwose n'ejo gira umugisha yaravuze ati tugize saison nziza ati shampiyona mu Rwanda irakomeye amakipe yazaga yadukaniye banavuga yuko naho bakinnye muri za Mauritania za Botswana banibuka neza bavuga yuko ngo hangari bo babonye competition itandukanye n'ibyo bihugu bindi cyane mu kintu baravuga batera nk'ikipe yabaga kinyina Rayon tugasanga Rayon yavanye amanota byoroshye yitsinze nka 2-0 noneho bakavuga bati niba Rayon yatsinze ahangaha byoroshye kandi tuyo twirebye tugasanga Rayon tuyiri hejuru iyi match zatworohera ariko baravuze bati amakipe yose yazaga yabakaniye hahandi ngo bakugereje na kwijana urankagira umugisha urabizi ko nimero 2 bagomba kuba muhagazeho baravuga ati ni champion tugoye cyane ko amakipe yabaga tuzi akaza nyine ashaka guhangana natwe baranayitsinda sibatsinze match enye ariko mu match zabagoye ukora yarabatsinze Emelec irabatsinda Kiyovu irabatsinda na Musanze nenye gira umugisha aravuga ati match yatugoye ni match ya Kiyovu yabyivugiye muri interview bati match ya Kiyovu match ibanza Kiyovu batsinda babatera tuvuye cyane no mu mutwe tusoza badutsinze reka Kiyovu irakomeye Kiyovu yarabaserereje umure haraza kuyumva neza ntarayumva Kiyovu na Mukura yatsinze Emelec na Al Hilal cyarimo yego yazitsinze zombi kabisa rero bose barashimira cyane amakipe mu Rwanda ngo yabahaye competition na challenge byanatugira no muri Champions League nubwo batagize aho bifuzaga ariko babaga bameze neza pe barakira gukabona ko abantu bavuye muri competition so abafana ba Pele rero bari bagiye kuri stade mbere kuko bari bafite indi match yabiri bukurikireho yo y'igikombe cy'amahoro bakurikiye umuhango bari bagiye kureba match ya Al Hilal urumva nyine kure ko match bari bukurikiyeho hari abagize imbere ya Al Hilal bashaka no kureba koko ko ibyavuzwe bishyirwa mu bashaka no kureba koko ko ibyavuzwe na Ferwafa rimwe na rimwe inyuranye na Rwanda Premier League bishyirwa mu ngiro urabona banishimiye ukuntu batanze igikombe abafana ba Pele byarababaje ngo bababajwe n'ukuntu ngo batanze igikombe n'imidani imbere ya match yabo na Etincelle ngo bashaka ko baza kubitanga nyuma byarangiye bigenda abafana ba Pele batuma nsubira inyuma njya no mu mategeko kuko abafana ba Pele banyimukije ikintu hari umufana wa Pele wamuhaye itegeko rya Rwanda Premier League na Ferwafa ni suruse yizewe se mu munyamupira itegeko ryanditse rari impaye ndariverifya nsanga niryo koko rivuga Ferwafa na Rwanda Premier League batanga igikombe ku ikipe ya champion ryari Okay, soma itegeko urumva kamera aho ngaho mbere yuko itegeko turyinjiremo iminota iri kuducika inuvuga ngo igikombe niba watwaye champion igikombe bakiguha ryari yego Ferwafa baravuga ngo ikipe yatwaye igikombe
ni ingingo ya 30 igikombe n'imidari. Ingingo ya 30 agace ka mbere biri mu kinyarwanda biri mu kinyarwanda. Ikipe yatwaye igikombe igishyikirizwa ku mukino wa mbere yakiriye ukurikira umukino yakwijeho amanota atuma itwara igikombe. Iyo nta wundi mukino izakira igihabwa ku mukino wa nyuma w'irushanwa. Bati ko Al Hilal gifite imikino kuki ejo ntiyari yakiriye nigasoje yari yakiriye. Oya ni Al Hilal. Reka. Al Hilal. Aho ndagufasha. Reka. Al Hilal. Na protocol yari Al Hilal. Cyane n'indirimo zacurangwa n'izandirimo z'icyarabu. Urishuwa neza ko ari Al Hilal. Bambaye umweru n'ubururu bari abantu muri protocol. Gasogi twakiriye mbizi. Mubwiye ko ari hano yari yakiriye niyo yari yakiriye iriya match. Turaza kubaza neza. Dukomeze itegeko. Igihe nge nta nubwo ndi kubona aricyo kibazo timing. Tugende. Gusa ntiyari yakiriye. Ntabwo mukwiye gupfa ikintu cya timing. Timing si yo kibazo. Ibyo ibera hakanye nta kibazo, reka twumve ko ari hari. Iyo si hari ibintu bita icyo ni kimwe abafana ba peri baburanaga. Iyo ni ingingo ntoruvuya. Icya kabiri n'ushaka kujyamo ni kipe yakiriye kucyo bita ni Al Hilal. Na birumvikana. Kucyo bita gutanga igikombe kuri Al Hilal. Abafana ba peri barekaramo. Bavuga ko barimo gusa nkaho abanyamupira y'abarwana Premier League yaba na Ferwafa barimo gusa nkaho bashaka ko APR itazishimira igikombe cyayo kubera yuko Al Hilal babona idakwiriye kwitwa champion, kubera yuko ibyo bavuze Ferwafa na Premier League atari byo bakoze ku munsi w'ejo. Ndabanza nsubira inyuma, champion ijya gutangira badushyiriyemo ijwi rya mudaheranwa ni perezida wa Rwanda Premier League, rirakurikirwa n'irya Shema yavugiye ku Gisozi ejo bundi muri iki cyumweru. Noneho tuza tugaruka nyuma y'ayo majwi. Iyo tujya gukora rwa rutonde rw'ikipe zacu dufite aho turuhera, ariko iya mbere yabo mugomba kwibaza ngo se izatwara igikombe? Yego, ariko tuzaba dufite bibiri. Nagira ngo mutaza kongera kukibaza icyo kibazo. Izatwara igikombe, izanagiserebura, ariko iyacu y'u Rwanda yakurikiye izo nibiramuka bibaye n'icyayo kizaba gihe nacyo izagiserebura nk'uko bisanzwe. Ubwo muzakora ibirori bibiri, muzaza muserebure kabiri nk'abanyamakuru. I think igikombe cya shampiyona ni igikombe kimwe utsinze shampiyona, iyo turabyumvikanaho. Ariko mu byo twakoze bindi twabwiye n'amakipe ya Sudan ni cash prize izahabwa, nawe izitwa ko ari iya mbere. Ekipe ya mbere nyarwanda cyangwa se registered mu Rwanda yaba iya mbere izahabwa amafaranga ya cash prize ya miliyoni 40. Ariko mu buryo buri honorifique ya title 2025